Hari abantu benshi basenga Imana bayibaza bati ese umuntu wanjye cyangwa se uwo tuzabana azaza ryari? Hakaba hari n'abandi bacitse intege kubera ko imitima yabo yakomeretse cyane. Abo bantu bakaba barahemukiye mu myaka yashize kandi mu by'ukuri barizeraga ko bari mu rukundo nyakuri. Hari n'abandi bibwiraho kugira ngo uzabone umuntu muzabana biba bisa nk'amahirwe bitewe n'uko bahemukiwe ndetse bakanababazwa cyane mu rukundo. Ariko kuri guhari nuko iyo Imana ifite umugambi ku muntu wawe ntabwo bishobora kuba impanuka guhura n'umuntu muzabana, kuko Imana ikora ibintu byayo mu buryo bwimbitse, igategura ibihe, igategura imitima yanyu kandi ikabahuza mu gihe cya nyacyo gikwiriye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yihutira kujya mu rukundo bitewe n'uko afite irungu cyangwa se bigaterwa n'amarangamutima ye ndetse n'igitutu cy'abantu. Ariko Imana mbere yo kuguhuza n'uwo muzabana irabanza ikareba kure, kuko yo ireba nimba uwo mubano igiye kugushyiramo uzakubaka cyangwa se nimba uzagusenya, nimba uwo mubano uzagufasha gukomeza kuyegera cyangwa se uwo mubano ukaba uzakuyobya. Niyo mpamvu mbere y'uko ikugeza ku muntu muzabana ibanza gukora umurimo ukomeye imbere muri wowe, kuko hari ibyo igukuramo hakaba hari n'ibyo ikwigisha, kandi hari n'uburyo igutegura kugira ngo uzabashe kwakira urukundo rw'ukuri. Iyo Imana igiye kukwereka umuntu muzabana ntabwo biba gusa mu marangamutima cyangwa se mu magambo meza, ariko hari ibimenyetso ndetse n'amahoro yo mu mutima byemezwa n'umwuka n'uburyo ibintu bitangira kugenda bikurikirana mu buzima bwawe. Hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe utabitekerezaga, yewe ndetse ukaba utanabyitegaga ko yaza mu buzima bwawe, ariko ugasanga presence yiwe kuri wowe izana ituze, icyizere ndetse n'imigisha idasanzwe. Kandi burya ngo akenshi Imana ikoresha abayobozi b'umwuka ndetse n'ibihe runaka kugira ngo yemeze uwo muntu muzabana mu buzima bwawe. Nimba warigeze kubaho wibaza uti ese namenya nte umuntu tuzabana Imana yangeneye, cyangwa se ni gute Imana ivugana nawe ishaka kukwereka umuntu muzabana? Iki kiganiro ni icyawe, ntikigucike. Umva neza akantu ku kandi kugeza kino kiganiro kirangiye, kuko uraza kumenya byinshi by'ukuri ariko wowe wafataga nk'ibisanzwe. Gusa mbere y'uko dutangira reka ngusaba agafaveri gatoya, reka ngusabe kuba wakanda subscribe wowe wari ugeze bwa mbere kuri LoveTime/P, comment, share ndetse na like nabyo ni ingenzi cyane ntubyibagirwe. Nge tugiye kubana muri kino kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa Pati, mbahaye ikaze. Dore ikintu cya mbere Imana izagukorera mbere yo kuguhuza n'umuntu wawe wa nyawe. Imana izabanza kugutegura mbere y'uko uwo muntu aza mu buzima bwawe. Mbere y'uko Imana ikugeza ku muntu yakugeneye kubana nawe, ikora umurimo wo kugutegura haba mu mutima, mu bitekerezo ndetse no mu mibereho. Hari benshi basenga cyane kugira ngo bahure nabo bazabana nabo, ariko mbere na mbere Imana ikabanza kubigisha kwihangana, gukunda, kubabarira ndetse no kugira inshingano bitaho. Kuko kubaka urugo ntibisaba amarangamutima gusa, ahubwo bisaba gukura mu mwuka no mu bitekerezo. Burya Imana ntabwo ishobora kuguhuza n'umuntu muzabana ugifite ibikomere bya mbere. Niyo mpamvu ibanza kugutegura ikagukiza bya bikomere mbere y'uko iguhuza na wa wundi yakugeneye. Kandi nanone ntabwo Imana ishobora guhuza abantu babiri bazabana mu buzima budafite icyerekezo. Niyo mpamvu ibanza kugutegura mbere yo kuguhuza n'umuntu wa nyawe muzabana. Kandi burya rimwe na rimwe ni nayo mpamvu itinda gusubiza amasengesho yawe, kuko ntabwo iba yifuza kuguhuza n'umuntu wawe wa nyawe muzabana ugifite bya bikomere watewe na wa wundi wakubeshyaga urukundo. Ibi byose ikabikora kugira ngo ibanze kubakira umusingi wuzuye w'ubuzima bwawe. Akenshi abantu batekereza ko ikibazo ari ukubura abasore cyangwa se abakobwa bafite gahunda yo kubaka urugo. Gusa ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze, ahubwo nuko Imana ibibona ko utaritegura maze iguhuze n'uwo yakugeneye kubana nawe. Buri muntu wese kuri ino si afite igeno rye, igihe cye ndetse anamutegurira n'uwo bagomba kubana. Gusa ikibazo twebwe tugira nk'abana b'abantu, twihutira gukora ibihuje n'amarangamutima yacu maze tukisanga mu mubano cyangwa se mu rukundo tutagakwiye kuba turimo. Ushobora kuba usenga inshuro nyinshi usaba Imana ko yaguhuza n'umusore mwiza cyangwa se umukobwa mwiza mwakubakana urugo. Gusa mbere yo gusaba ibyo ngibyo jya ubanza wigarukeho maze nawe wibaza uti ese nge ndi umuntu mwiza wo kuba nakubaka urugo? Kuko hari igihe umuntu aba ashaka gukundwa ariko nyamara mu by'ukuri we ataramenya gukunda icyo ari cyo. Hari n'abandi baba bashaka kwitabwaho kandi nyamara kugira ukwitanga kuri bo biba ari ikibazo. Mbese muri make baba bashaka kwitabwaho kandi mu by'ukuri nabo batabasha kwita ku bandi. Mbere y'uko Imana iguhuza n'umuntu yakugeneye ibanza kwita ku mico yawe. Hari ibihe bikomeye cyangwa se ibihe bigoranye Imana ikwemerera kunyuramo, nk'ubwigunge, gutenguhwa cyangwa se ibindi bihe bibi byose ushobora kunyura muri mu rukundo. Ibi byose si uko Imana yakwirengagije cyangwa se yakwibagiwe, oya, ahubwo ibigira ngo ikwigishe kuyishingikirizaho mbere yo kwishingikiriza ku mwana w'umuntu. Kuko umuntu ugizwe n'urukundo rw'Imana ntabwo yinjira mu mubano asaba undi kumwuzuza, ahubwo yinjira azanye amahoro ndetse n'urukundo rwuzuye. Rimwe na rimwe burya Imana ibanza ikagukiza ibikomere byo mu mutima watewe n'urukundo rubi cyangwa se n'imibanire mibi y'ahambere. Hari abantu benshi binjira mu rukundo rushya bagifite ubwoba, imijinya cyangwa se kutizera uwo bari kumwe bitewe n'ibyo banyuzemo mbere. Iyo Imana itabanje kugukiza ibyo bikomere, ushobora no kwangiza umubano mwiza kubera ibikomere uba ugifite ku mutima.
mutima biba bitarakira. Niyo mpamvu burya Imana itinda kuguhuza n'umuntu wawe wa nyawe, ariko mu by'ukuri iba iri kugutabara. Ikindi kandi nanone Imana ibanza gutegura icyerekezo cyawe mbere yo kuguhuza n'umuntu muzafatikanya urugendo, kuko urugo rutubakwa gusa n'urukundo, ahubwo rukaba rwubakwa n'intego, icyerekezo ndetse n'indangagaciro zihuje. Iyo utazi uwo uriwe cyangwa se aho ujya, ushobora guhura n'umuntu mwiza ariko ntimubashe kubaka ejo hazaza hanyu heza. Hari abantu batekereza ko gutinda gushaka kiba ari igihano uba warahawe n'Imana, cyangwa se kuba waragize amahirwe make mu rukundo. Gusa ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze, ahubwo hari igihe aba ari ubuntu Imana yakugiriye yanga ko wakinjira mu mubano udafite icyerekezo, kuko iyo umuntu atiteguye neza ashobora no gusenya umugisha yari agiye kwakira. Niyo mpamvu Imana ibanza gutuza umutima wawe mbere yo kuguhuza n'umuntu wawe wa nyawe. Ibi byose ikabikora kugira ngo ubashe gutandukanya urukundo rwa nyarwo n'amarangamutima y'akanya gato. Iyo umuntu atiteguye mu mwuka ndetse no mu bitekerezo, ashobora kwitiranya irungu n'urukundo, cyangwa se kwitiranya attraction n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu igihe cyo gutegereza kitagomba gufatwa nk'igihe cyo kubabara gusa, ahubwo kigafatwa nk'igihe cyo gukura mu mwuka ndetse no mu bitekerezo. Mu gihe ugitegereje, Imana biri kukubakira umuntu uzabasha kugukunda bya nyabyo, wa wundi uzabasha kwihangana, kubabarira no kubaka urugo rufite umusingi uhamye. Muri Esaya umurongo wa 40:31 haranditse ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Uburyo bwa kabiri uzamenya ko Imana yaguhuje n'umuntu wawe wa nyawe mugomba kubana akaramata, nuko azaba ari wa muntu ukomeza ukwizera kwawe. Umuntu Imana yakugeneye ntabwo aza mu buzima bwawe kugira ngo agusubize inyuma mu rugendo rwawe, ahubwo aba ari wa muntu uzaza kugufasha kugera kuri buri kimwe wifuzaga, ndetse no gukomeza kugufasha kwegera Imana kurushaho. Iyo uri kumwe n'umuntu wawe Imana yakugeneye, umutima wawe ugira amahoro ndetse ukanezezwa no gukora ibyiza mu buzima bwawe, kandi ibi byose bikajyana no gukorera Imana ndetse no kubahiriza ya mategeko 10 y'Imana. Urukundo nyakuri rufite umugisha w'Imana ntabwo rugutura mu byaha cyangwa mu buzima bwo kwigomeka ku Mana, ahubwo rugutera gukurira mu kwizera. Iyo umuntu aje mu buzima bwawe avuye ku Mana, ntabwo aza gusa nk'umukunzi wawe, ahubwo aza nk'umufatanyabikorwa mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Aba ari wa muntu ugutera imbaraga mu gihe uri kunyura mu bihe bigoye, kandi akakwereka Imana aho kwereka isi n'abantu. Hari urukundo rutuma umuntu azinukwa kujya gusenga, cyangwa se agatangira kubaho mu buzima bw'ibyaha kugira ngo adatakaza uwo bakundana. Ariko umuntu Imana yakugeneye ntabwo azigera gusaba guhitamo hagati yiwe ndetse n'Imana, ahubwo azajya gusaba kwegerana n'Imana mu gihe muri kumwe. Iyo uri kumwe n'umuntu Imana yakugeneye, haba hari amahoro adasanzwe mu mutima wawe, kuko ntabwo uri mu rujijo ruhoraho, ubwoba bwinshi cyangwa se guhangayika bikabije. Nubwo habaho ibibazo bisanzwe mu buzima, ariko uwo mubano uba ufite ituze rituruka ku Mana. Hari ikintu gikomeye abantu benshi birengagiza: umuntu mukundana ashobora guhindura icyerekezo cyawe cy'ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu Imana yita cyane ku muntu uhereza umutima wawe, kuko ushobora gukunda umuntu cyane ariko uwo muntu akaba akurura umutima wawe kure y'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu urukundo rutagomba gushingira ku bwiza, amafaranga cyangwa se amarangamutima, ahubwo uba ugomba kureba nimba uwo muntu kubaka no mu buryo bw'umwuka. Ikindi kandi, urukundo rufite umugisha w'Imana ntirugushyira mu gitutu cyo gukora ibyo umutimanama wawe wanga. Ntabwo ruguhatira gukora ibyaha kugira werekane ko ukunda umuntu, ahubwo rugutoza kwihangana, kubahana no kubaka umubano ufite icyubahiro imbere y'Imana. Hari igihe umuntu ashobora kukubera mwiza cyane akakwereka urukundo rwinshi, ariko ugasanga kuva mwamenyana nibwo watangiye gutakaza indangagaciro zawe ndetse no kujya kure y'Imana. Ibyo ngibyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uwo mubano utari kukubaka mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu uvuye ku Mana ntabwo aza mu buzima bwawe kugira ngo atume utakaza indangagaciro zawe. Urukundo rw'ukuri ntabwo rugutera ibyishimo by'akanya gato, ahubwo rugufasha kuba umuntu mwiza imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Iyo Imana iri hagati yanyu, umubano wanyu ufite intego irenze y'amarangamutima yanyu. Muri Matayo 6:33 haranditse ngo, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko umuntu muri kumwe ari wo muntu Imana yaguteganyirije. Nureba neza uzasanga mwaramenyanye mu buryo mutari mwiteze, kuko akenshi Imana ikora ibintu mu buryo butunguranye. Ushobora guhura n'umuntu wawe muri cya gihe utatekerezaga ko mushobora no guhura, wenda ugasanga muhuriye nk'ahantu utakekaga, nko mu bihe bitangaje cyangwa se mu bihe by'akaga. Iyo Imana iyoboye ihura ryanyu, ibintu byinshi bitangira kugenda mu buryo bworoshye, kandi ubwo buryo bukaba ari n'uburyo burimo amahoro. Hari igihe mushobora kuba mufite amateka atandukanye cyane, ariko Imana ikabahuza kubera umugambi ifite ku buzima bwanyu. Abantu benshi batekereza ko bazahura n'abantu bazabana mu buryo babigizemo uruhare, ahari wenda binyuze mu nshuti, mu kazi, ku ishuri cyangwa se ahantu runaka bari baratekereje. Ariko kuri guhari nuko Imana ikora ibintu birenze uko umwana w'umuntu yabyiyumvishaga.
hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe mu gihe wari waramaze kwiheba ku bijyanye n'urukundo, cyangwa igihe wari warahugiye ku ntego zawe bwite utagitekereza ku mubano. Rero iyo ari Imana iyoboye guhura kwanyu, akenshi ntabwo yaba irimo ibintu byo kwirukankanaho cyane cyangwa se guhatiriza ibintu, ahubwo haba harimo amahoro, ubworoherane, ndetse n'ibintu byanyu byinshi bitangira kwihuza mu buryo budasanzwe. Gusa ibi ntabwo bisobanuye ko nta mbogamizi zibaho. Rimwe na rimwe ushobora guhura n'umuntu mufite inkomoko zitandukanye cyane, amateka atandukanye, cyangwa se ubuzima butandukanye. Wenda umwe yarakuriye mu buzima bugoye, undi yarakuriye mu buzima bworoshye. Umwe ugasanga aratuje cyane, undi nawe ugasanga arasabana cyane. Rero iyi Imana ibafiteho umugambi ntabwo ireba gusa ibyo mutandukaniyeho, ahubwo ireba icyo ishaka kubavutsamo mwembi uko muri babiri. Hari igihe ibintu bimwe bishobora kuba mu buzima bwawe, ibyiza cyangwa se ibibi, ariko ugasanga nibyo Imana yakoresheje kugira ngo inzira zawe zihure n'uwo yakugeneye. Ushobora kuba warahuye n'uwo muntu kubera akazi wabanje kwanga, ikibazo wanyuzemo, urugendo rutari ruteganyijwe, cyangwa uwo muntu ukaba warahuye nawe mu buryo budasanzwe, ariko nyuma ukaza gusobanukirwa ko iyi Imana ari kugenda itunganya ibintu gahoro gahoro. Ariko kandi nanone ni ingenzi cyane kumenya ko mu gihe uhuye n'umuntu mu buryo butunguranye, bidahise bisobanura ko uwo mubano wavuye ku Mana. Rero niyo mpamvu uba ugomba gushyiramo n'ubushishozi ndetse no kwiyegereza Imana, kuko hari amarangamutima ashobora gutuma umuntu yihutira kwizera ko buri muntu wese uje mu buryo butangaje aba ari destiny ye. Akenshi iyo ari Imana yahuje abantu babiri, iminsi cyangwa se ibihe nabyo bigenda bigaragaza umugambi w'Imana. Ntabwo biba ari ibintu bishingiye ku byiyumviro byo gukundana, ahubwo biba bifite umusingi ukomeye ushobora no kwihanganira bya bihe bigoranye. Hari igihe umuntu yinjira mu buzima bwawe ataje gusa nk'umukunzi, ahubwo aje nk'igisubizo cy'amasengesho wari umaze iminsi usenga ariko wari utaramenya neza. Kandi uko igihe kigenda ugatangira kubona uburyo Imana yahurije hamwe ibintu byinshi kugira ngo muhure mu gihe cyayo gikwiriye. Ikintu cya kane kizakwereka ko umuntu muri kumwe ari we wa nyawe Imana yakugeneye. Imana izabyemeza ikoresheje abayobozi b'umwuka. Rimwe na rimwe Imana ikoresha abapasiteri, ababyeyi, cyangwa abandi bantu bakuze mu mwuka kugira ngo baguhereze inama, cyangwa se nanone kugira ngo ikwereke ibyo iri gukora ku buzima bwawe. Gusa ibi ntabwo bivuze ko buri muntu wese ukubwiye ibintu ko agomba guhita bumwizerwa, ariko ugomba kumenya ko Imana ishobora gukoresha abantu bayo kugira ngo iguhe amahoro no kwirinda amakosa. Imana ntabwo ikunda umuntu ufata ibyemezo bikomeye ari wenyine yishingikirije amarangamutima ye, kuko umutima w'umuntu ushobora kuyoba rimwe na rimwe bitewe n'urukundo cyangwa se amarangamutima ndetse n'ibyifuzo byinshi afite. Niyo mpamvu Imana ikoresha abantu bafite ubwenge ndetse n'uburambe bwo mu mwuka kugira ngo bagufashe kubona ibintu mu buryo bwimbitse kandi bwagutse. Hari igihe umuntu akunda umuntu cyane ku buryo adashobora kubona ibibi bye cyangwa se abona ibibi amukorera mu mubano wabo, ariko umuntu ukuze mu mwuka ashobora kubona ibyo wowe utabona kubera amarangamutima. Niyo mpamvu inama z'ababyeyi, abapasiteri, cyangwa abantu bafite ubuhamya bwiza mu rugendo rwabo n'Imana biba bifite agaciro gakomeye cyane. Sinabura no kutakubwira ko nawe uri umuntu w'agaciro, we twatangiranye kino kiganiro kugeza kuri uyu munota. Gusa ndanakwibutsa ko wakanda subscribe wari ugeze bwa mbere kuri LoveTime/P. Comment, share ndetse na like nabyo ni ingenzi cyane, ntimukazajye mubyibagirwa. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye. Twabanaga nitwa Pati. Naho ubutaha Imana ikomeze ibarinde.